nongeye kukwifuriza ikaze udahema kutwumva ariko noneho inkuru nzanye uyu munsi ni igitangaza yewe wowe uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, waba uherereye hose ku migabane yose ku isi, turagushuje tukwifuriza kugubwa neza muri aka kanya tukubwira ko iyi ngiyi ari Isumbwe TV, nje nk'abandi iyaremye Bernard. Uti rero byifashe gute, bimeze bite? Nkuko muri kwibona hejuru kuri dashboard, inkuru nziza ku bakunzi ba Jackie yafunguwe. Tujya tubabwira ko tubabera hafi rero. Jackie mu masaha make cyane ashize, Jackie ubu ngubu ari hanze, ntago akiri mu gihome. Nawe yagarutse mu gihugu, niko bajya babivuga. Ndagira ngo rero mbabwire ko Jackie bidatinze rwose, ejo nibwo twari twiteze ko dushobora kumva Jackie wenda yagiye kuburana ifunga n'ifungura, ariko ntago ariko bigenze, ahubwo Imana yamubaye hafi mu gihome aho yarari, hamwe n'abandi mwese mwamusengeye, mwamusabiye, abakunzi be mwese mwamubaye hafi, arabashimira cyane. Ubu Jackie yafunguwe, ari hanze, arimo kumva umwuka wo hanze ukomeze. Jackie rero mu gutaha kwe yashimiye, yavuze ngo nta sheni idacika. Ndagira ngo mbabwire ko Jackie afite abantu benshi yagiye ashimira, by'umwihariko yashimiye cyane, ariko umuntu yahereyeho cyane ashimira ni umuntu bita Kamaro. Kamaro ni umuntu Jackie yashimiye by'umwihariko, ndetse hari n'abandi yashimiye Njuga, Bisabo, Keza, ndetse na Landlord. Ati mwarakoze kumba hafi, ati n'abandi mwese mwansengeye mwarakoze. Murumva ko noneho Jackie yasohotse avugana akanyamuneza, ndetse nkuko mubibona yari afite akamwenyu kenshi amwenyura ashimira Imana kavuye hari ahantu. Erega ntawe utashimira Imana hari ahantu avuye, by the way hari ahantu ni habi cyane. Ngira ngo rero nkuko mubizi cyangwa se nkuko mubyumva kwakurikirana imbuga nkoranyambaga, umuntu bita Yago uri muri Uganda, Yago yari yagize agahinda cyane, aravuga ati ariko kuki bihutira gufunga ntibareba impamvu itera umuntu ibintu nka biriya. Ati Jackie ni umuntu wagize presiyo nyinshi cyane, wahuye n'ibintu byinshi yivugiye. Ati ngewe ubwanjye namukoresha ikiganiro, ibintu yambwiye. Ati Jackie yari akwiye abantu bamwegera, ahubwo bakamukansaringa, bakamuganiriza. Akagira ati muri bariya bose, muri ya press conference yabereye hariya, aziriya kamera zose zamuri imbere na ziriya mikoro, bose nta numwe yigeze agira impuhwe zo kuba wakumva avuga yuko abajwe nuko Jackie yagiye hariya ahantu. Ariko ngewe uriya mwana w'umukobwa anteye agahinda. Ngira ngo rero mwese abantu babaye hafi ya Jackie, cyangwa se abantu mwamunihiraga, abantu mwumvaga yuko Jackie ateye agahinda ahantu ari, mumwenyure, munezerwe, muserebure. Jackie yarekuwe, kandi ngira ngo Jackie arekuwe nta rukiko arajyamo, ntiyigeze ajya no kuburana wenda ifunga n'ifungura. Bivuze ko Jackie wenda bamwihanangirije, wenda baramuganiriza, barongera baradohora, barongera baramurekura. Ubwo nawe nimba agiye kuza ahindura imyitwarire, ntazabe nka wa mwana wishe inyoni itaribwa, ahubwo aze abo umuntu muzima, aze nimba ari itangazamakuru ajyamo aganire neza, avuge byiza, ariko yirinde kongera kugongana n'inzego zishinzwe gukurikirana amagambo mabi cyangwa se ibikorwa bitari byiza, mbese inzego zishinzwe kugenza ibyaha. Ngira ngo Jackie ubwo agiye kuza agiye kubera benshi icyitegererezo, bamurebereho. Ngira ngo Jackie abaye umwe mu bantu batashye vuba, bashobora kuba baragejejwe hari ahantu, cyangwa se bajyanwe hari ahantu bafashwe kuriya, bashobora kuba batashye.
Jackie ngira ngo atandukanye na Muheto, kuko Muheto yaragiye agezwa mu rukiko araburana, ariko Jackie we atashye ataburana. Gusa bishoboka ko Jackie wenda ashobora kuba yaragiye akaganirizwa, cyangwa se nawe ko ashobora kuba yaragiye ntiyikanyize, ahubwo agasaba imbabazi wenda bagaca inkoni zamba. Ariko abantu benshi ntabwo bamuciraga urwa kibera. Abenshi baravugaga ngo bagende bamupime, nawe ashobora kuba afata ibiyobyabwenge bisumbye ibya Mujyama wundi umaze iminsi afunze. Ngira ngo umujyama mvuga nta wundi nifata ku mavuta. Ngira ngo rero Jackie mu bintu navuga ahangaha, Jackie rwose yaciye muri byinshi, cyangwa se amagambo yavuze ni menshi, ariko tugarutse inyuma ntabwo ari yakoze byiza ibintu byo gufata impeta agakoresha press conference yo guhamagaza abantu bangana kuriya, yarangiza akajya gushyingura impeta. Ndetse uretse ko wenda RIB yaciye inkoni zamba, na wenda na bamwe baramufashe muri kiriya gikorwa, nabo hari ubwo bari guhamagazwa. Ariko ibyo ntago RIB yabirebyeho. RIB yajyanye uyu muntu kuko ari wari ufite amarere menshi cyane, wenda no kuvuga yihenura cyane, niyo mpamvu ari we RIB yarebyeho. Ariko twongeye kureba kuri Iyago byumvikana ko ari umuntu ugira umutima wa kimuntu, cyangwa se ari umuntu ushobora gutekereza kangaratete umuntu arimo, hanyuma akumva amugiriye impuhwe. Iyago yagaragaje amarangamutima ye yo kugira impuhwe cyane. Ngira ngo ni nawe muntu wagaragaje amarangamutima yo kumva ko Jackie akwiye kubabarirwa, akwiye kugirirwa impuhwe. Ndetse yanavuga ati Jackie ntago ari umwana wo kujyanwa hariya hantu ngo agende aburane akatirwa, ahubwo Jackie wenda bamujyana mu rindi gororero akaganirizwa, akareba ubundi buryo bamugorora, bitewe n'ibyo Jackie nk'uko nabivuze haruguru yari yagiye avuga, yagiye anyuramo. Ngira ngo rero Kwisumbwe TV tubabereye hafi, tuba turaho umutari kugira ngo tuhagereze amakuru ku gihe. Ngira ngo iyi nkuru tubaye bakeya, cyangwa se tubaye abambere tubagejejeho iyi nkuru yuko Jackie yatashye. Uyu murongo ntimukawushe, mujye mukurikirana Isumbwe TV, tubabwira ngo icyo tubasabye ni subscribe, comment, like ndetse na share. Ndetse nawe ugeze kuri umurongo ubwa mbere niwe tubwira ngo ukora ibingibi kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe umunsi ku wundi, uko ubwije nuko bukeye. Turakomeza no gushimira abantu badahwema kutwereka ko badukurikirana, nk'abantu bari i Burundi, abantu bari muri state, mwese mukomeza kutwereka yuko muri kumwe natwe. Ndagira ngo tubabwire ko natwe tuba tubireba yuko mudukurikirana, mujye mukomeza muduhe ibitekerezo byanyu, kuko ibitekerezo byanyu cyangwa se inama zanyu ni inyamibwa kuri twebwe. Ngira ngo rero ntago mvuze byinshi uyu munsi wa none, reka ngarukire ahangaha. Iyi yari inkuru nziza narinzaniye abantu bakunda Jackie, mbabwira ko Jackie uyu munsi cyangwa se uyu mwanya amasaha ya none, Jackie yageze hanze arimo kumva umwuka wo hanze. Ariko ngira ngo namwe abatamuciraga akarurutega, imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana, ahubwo Imana yikorera ibintu byayo kandi igashyira mu rugero, kandi yikorera ibintu byayo buhoro buhoro, ahubwo abanzi benshi b'umuntu bakagwa mu kangaratete. Ntawe nteye ibuye, nta n'uwo mvuze, kuko ntawe nzi icyo kora ko abavuze neza kuko babashije kumvwa uyu munsi wa none, niyo mpamvu bo nabavuzeho. Ubwo rero namwe batamwemeraga munyihanganire, aho abashobora kuba bumva wenda yari yarabakozeho mukaba mwumva mutaguwe neza. Gusa wenda ntabwo twakwifuriza umuntu ko yajya hariya ngo ahereyo, ahubwo umuntu yageze hariya wenda agomba kugaruka akagaragazwa ko yiminjiramo agafu, bitaba ibyo yasubiyeyo nawe akanirwa urumukwiye, nk'uko twagiye tubivuga haruguru cyangwa se mu biganiro byacu byabanje. Reka rero sezera ahangaha, kuvuga menshi siko kuyamara. Namwe abadahwema kutwereka ko umudukunda, mukomeze mugubwe neza. Nababwira ngo cawu cawu, turabakunda, Imana ibane namwe.